wabuze uko wabigenza utakira Imana, wabuze uko wabigenza urangije biragucanga, ubura amahoro mu rugo rwawe. Yewe warasenze biranga, ujya mu mikoki biranga, Imana yakunyagiranye icyo cyifuzo. Hari abantu benshi bajya badusanga muri izo ndyamo zitandukanye, bakaza bakakubwira bati n'ubundi impamvu wageze mu rugo bikanga byagucanze ugasenya kuko yavuganye nawe ko akigukunda. Aya masaha arahagurutse. Imana ihagurukijwe n'ikibazo cyawe wayibwiye, Imana ihagurukijwe n'agahinda kawe wayiganyiye, ariko aravuze ngo amahoro y'Imana bakunzi ba Irakora TV, turabasuhuje cyane abari mu Rwanda, muri Afurika hose ndetse no hanze ya Afurika, imigabane itandukanye. Iyi ni YouTube channel ikugeza ijambo ry'Imana, ubuhamya bw'abakozi Imana batandukanye, abahanzi cyangwa se buri kimwe cyose gishobora gufasha umukristo. Uyu munsi wa none kuri kamera ya Irakora TV turi kumwe n'umubyeyi, umukozi w'Imana. Ariko wowe udukurikiye ari ubwa mbere twagusaba kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo ujye udukurikirana buri munsi. Kandi nawe usanzwe udukurikira, turavuze ngo Imana iguhereze umugisha n'ibibazo byose uri gucamo, Imana ikorohereze mu izina rya Yesu. Mama, twakwakire kuri kamera ya Irakora TV kugira ngo mutugezeho ibyo Imana bashyize ku mutima. Ni karibu cyane, twabakiriye. Murakoze. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo twinjire muri uyu murimo. Mana data wa twese, turagushimye kuko uri Imana yashobora byose. Turaguhimbaje muri iki gitondo cya kare, tugushimiye kuri umugabo ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Tugushimiye ko witwa umunyembabazi kaba umunyembaraga. Aya masaha ndakwinginze kugira ngo buri umwe wese ugiye kubasha kumva iri jambo ryawe umuhe kugira ngo yumve kandi asobanukirwe icyo ushaka kuvugana nawe. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka Wera ahagararane natwe, imbaraga z'ijuru zidutwikire kugira ngo ubashe gusohoza icyo ushaka kugambira gukora ku bantu bawe. Urakoze kuko uri Imana ije kubana natwe, urakoze kuri Imana idushyigikiye mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze rero, utangira wibwira abantu badukurikiye, hama ukomerezeho n'iby'Imana gusize ku mutima. Karibu. Murakoze. Nitwa Twizerimana Vestina, ndi umumama w'abana 5 n'umutwaro umwe, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa, ndi umunyamasengesho, nteranira ku mudugudu wishimwe. Imana iduhana umugisha. Iki gitondo rero hari ijambo Yesu yansize ku mutima mbwira abantu bo muri iki gihe, ko abantu Yesu yavuganye nabo ko bacitse intege kandi ko barambiwe ibyo yabasezeraniye byari bigeze bugufi. Imana ikambwira ngo abantu nibongere bafate intwaro zabo, bongere bazegure kugira ngo Yesu asohoze icyo yavuganye nabo. Imana rero impa ijambo rifite umutwe uvuga ngo ihumbure ku bantu bihebye. Dusoma Yesaya 60 umurongo waho wa mbere, ugasimbuka ugafata 14 na 15 na 16. Reka dusome iryo jambo. Umutwe w'amagambo urambwiye, umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Umurongo waho wa mbere ukambwira ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, ngo kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. 14 harambwiye ngo abahungu bo bakurenganyaga bazaza bakwikubite ku birenge, bakwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwita umurwa w'Uwiteka Siyoni, uwera wa Isirayeli. 15 hakambwira ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi, ngo ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, nuko uzamenya yuko njye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Amina, haleluya.
iri jambo uyu murongo wa mbere ukambwira ngo byuka urabagirane, ngo kuko umucyo wawe uraje, ngo kandi ubwiza bw'iteka burakurasiye. Mu yandi magambo iri jambo ubundi usanga umuntu ubwirwa ngo nabyuke nuko abaryamye. Umuntu uri kubyutswa ni umuntu uryamye. Bishatse kuvuga ngo dufite indyamo Satani yaturyamishijemo, twemera kuziryamamo atari uko tuzikunze, tuziryamamo atari uko tuzishaka. Bivuze ngo twaziryamye mu gihe kinini. Urugero ushobora kuba yarakuryamishije mu bukene, ukahatinda inzara ikakurira ku gasozi, ukahaba ukemera kuharyama atari ukuyoboye ko abandi mu gihugu bari kurya. Urihangana uraryama, urahaba nuje akagusanga muri iyo ndyamo, arareba akabona ko byakurangiraho nta kundi kubyuka guhari. Ariko ijambo riravuze ngo byuka urabagirane, ngo kuko umucyo wawe uraje, ngo n'ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye. Iri jambo ushobora kuba ufite indyamo yawe wihariye, ukaba umaze imyaka myinshi witwa ingumba, utabyara ku gasozi, bikaba ngombwa ko n'umuryango waguciye bavuga ko uri ingumba waje guca umuryango. Iyo ndyamo nawe uyiryamyemo utari uko uyikunda, ntabwo ikunejeje, ariko uyiryamyemo kubera ko ariyo wisanzemo. Ariko hamwe nuko wahamagaye Imana, hamwe nuko Yesu yabonye amarira yawe akabona ko uryamye nawe udashaka kuryama, aya masaha arakubwiye ngo nawe byuka, va muri iyo ndyamo, ngo kuko umucyo w'Uwiteka wakurasiye, ngo kandi urabagirana kuko igihe cyawe kirageze, ngo ukurweho iryo zina ry'ubugumba, nawe ushyire umugongo kuko Yesu ariko avuze muri iki gitondo. Hama nawe nubwo bimeze bityo, nawe uraryamye ufite ikibazo cy'amadeni, ufite umutima uhagaze ko bagiye no kuza guteza ibyawe, nta bushobozi ufite buzishyura ideni ufite, nta naho uri kureba uzayakura. Ariko kuko Yesu yabonye agahinda kawe nuko byagenze, ukisanga mu madeni utateguye utagambiriye kubera ikibazo n'indyamo mbi Satani yagusizemo, wariganyiye uriheba. Ariko igitondo nk'iki Imana iravuze ngo bizuka, kuko Yesu amanukiye kuza kukwishyurira ideni. Yesu amanukiye kuza kukwishyurira. Niyo mpamvu muri iki gitondo akubwiye ngo nawe bizuka muri ayo madeni, ishyura kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hama nawe ufite ikibazo rwiharire, warashatse urugo urarufite, umutwaro uramufite, warugezemo ubona ko ari byiza, nta kibazo kirimo, ariko ugezemo wirwa ukubitwa buri munsi, ufite amarira menshi ku maso, wabuze uko wabigenza utakira Imana, wabuze uko wabigenza, urangije biragucanga, ubura amahoro mu rugo rwawe. Yewe warasenze biranga, ujya mu mikoki biranga, Imana yakunyagiranye icyo cyifuzo, Satani arakwihebesha, ujya mu mikoko ukengera icyifuzo cyo kugira ngo ubone umutekano wawe, ariko byaranze. Ariko Imana iravuze ngo nawe gira amahoro, bona umutekano wawe, kuko Yesu agutunze ngo ningo ngaho nawe urabagirana, gira umutekano mu rugo rwawe. Hari abantu benshi bajya badusanga muri izo ndyamo zitandukanye, bakaza bakakubwira bati n'ubundi impamvu wageze mu rugo bikanga byagucanze ugasenya, nuko umuryango we wanyu utajya utanga abageni. Icyo cyasha bakakigushyiraho, ariko Yesu siko yabibonye, ahubwo bakurebeye mu ndyamo Satani yakuryamishijemo. Ariko hamwe no gutakira Imana kwawe, ijwi rirambwiye ngo byuka urabagirane, nawe haguruka, urugo rwawe nirukomere, bona amahoro, kubera ko Yesu ari we yatanze. Aleluya, Imana ihimbazwe. Hepfo kuri 14 harambwiye ngo abahungu bakurenganyaga ngo bazaza bikubita imbere yawe, ndetse n'abagusuzuguraga ngo bazunama ku birenge byawe, ngo bakwitwa umurwa w'Uwiteka, ngo Siyoni. Hari impamvu bagiye kugaruka kukwikubita ku birenge, nuko Yesu azanye umucyo wawe. Igihe wabereye mu mwijima kirahagije, igihe wabereye mu butayu butagira amazi kirahagije, igihe wabereye ku musozi w'igisuzuguro kirahagije. Uwiteka arakurasiye, nawe akumenyekanishije mu bandi. Ngaho tuza umutima wawe, kuko umucyo w'Uwiteka urakurasiye, nawe urabagirana mu gihe cyawe, kubera ko umucyo uviriye abanyamahanga urakurasiye. Nawe tambuka wemye, kuko Uwiteka ari uvuganye nanjye. Hanyuma ngo nubwo waretswe ukangwa, ngo hakaba nta muntu n'umwe ukikunyuramo, ariko Uwiteka aravuze ngo agiye ngazaguha ubwiza buruta ubundi, ngo aguhe n'ibyishimo by'igihe cyinshi. Birashoboka ko n'imiryango yakuvuyeho,
birashoboka ko na bene nyoko n'abasaza be batakikumva kubera ko barebye bagasanga byararangiye ku buzima bwawe, kubera ko barebye bagasanga ntacyo uzimara, babona ko ubuzima bwawe bwarangiriye aho ngaho. Ariko ntabwo ariko bimeze. Imana iravuze ngo igiye kuzaguha ubwiza burutaho, igiye kuzagukubira igihe wababayemo umunezero kugira ngo nawe ibashe kunezeza umutima wawe. Tagira ngo nkubwire ngo nutuze, nuhumure, haracyariho ibyiringiro byo gutabarwa. Iri jambo rifite umutwe uvuga ngo ihumure ku bantu bihebye. Tagira ngo nkubwire ngo reka kwiheba, reka gutaka, Yesu arakuzi. Tagira ngo nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro byo gutabarwa. Nubwo byagenze gutyo, Yesu yagiraga ngo agucura kunagure, amanza akwimenyekanisha uwo ari we, nawe amenye iby'umutima wawe ko ari ukuri, ahanyuma y'ibyo narangiza agutabare. Hama ndi kukubwira ngo rero ihumure ryo gutabarwa rirahari. Turangira turatambika turasoma n'ubundi turongera dusome Yesaya umuhanuzi Nawe bice byaho ni 20, umuhanuzi Nawe ibice byaho ni 2, bice 2 bya Nawe. Turasoma umurongo waho wa mbere twumva ko hatubwiye. Nababwiye ko umutwe w'iri jambo uri kuvuga ngo ihumure ku bantu bihebye, haracyariho ibyiringiro no gutabarwa kubera ko Iteka Imana ari mu ruhande rwacu yiteguye gusoza icyo yavuganye natwe. Ijambo ry'umuhanuzi Nawe rirambwiye ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Iri jambo ry'uyu muhanuzi Nawe naryo rirafite ihumure ku bantu bihebye. Riravuze ngo mu mpinga y'imisozi ngo hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Birashoboka ko mbere yuko iyi nkuru nziza yamamara ku buzima bwawe, hari andi maguru yigeze kuzana inkuru mbi mu ruhande rwawe. Izana inkuru y'incamugongo, abandi bazanye inkuru zo kugusebya no kuguserereza, andi maguru azari kukubwira ko ibyawe byarangiye. Ariko nyuma y'ayo maguru yose yaje kuvuga ibiteye ubwoba ku buzima bwawe. Uyu muhanuzi arakubwiye ngo dore noneho haje amaguru yuzanye inkuru nziza, aje kwamamaza amahoro, aje kuvuguruza za nkumbi zose wumvise zaserereje ubuzima bwawe. Aje mu ruhande rwawe kugira ngo nawe ubone amahoro wabuze, aje kugira ngo nawe usubizwe ijambo nubwo warinyazwe, ngo aje kwamamaza iby'amahoro. Ngo yewe Yuda we, komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe, ngo kuko umunyabibi batazongera guca ku rugo rwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ukimara kwisanga mu indyamo Satani yagusizemo, waravuze uti Mana nunkura muri ubu buzima ukankura muri ibibazo nzagushima. Ijambo riravuze ngo higura imihigo yawe, cya kintu wabonaga kitashoboka, cya kintu wabonaga kigoye ubuzima bwawe, ijambo riravuze ngo cyakemutse, kuko ngo umunyakibi wabiteye ntabwo azongera kunyura ku rugo rwawe. Ushobora kuba waragambiriye umwana w'umukobwa ugategura ubukwe, ugategura ikirori, ndetse n'umufiyasi ukamubona, ikirori kigatangira kubaho, ariko ukaza guhura n'umunyakibi ari wo Bibiliya iri kutubwira. Yarangiza akitambika mu byawe, ukikanga ubukwe bwawe burangiye, ugashaka nuko byagenze ukabiyoberwa. Ariko ijambo rirambwiye ngo higura imihigo yawe, ukomeze ibirori byawe, ngo kuko wa munyakibi watumye ubwa bukwe bwawe budasohora Uwiteka amutsembyeho. Icyabaye imbogamizi mu ruhande rwawe ntago kizagaruka. Igituma iterambere ritaboneka mu rugo rwawe ni umunyakibi wakwinjiriye, arangije buri iterambere ryo mu rugo rwawe. Ariko aka kanya ijambo riratubwiye ngo umunyakibi ntazongera kunyura ku rugo rwawe, kubera ko umaze igihe kinini warinjiriwe n'umunyakibi. Imana itsembye umunyakibi ku rugo rwawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ushobora kuba warize, warangiza ukabona na diplome, ariko ukabura akazi. Satani akazirika diplome yawe, ukaba umushomeri kandi warize ufite amashuri. Aka kanya rero
ijambo rya mbere ryatubwiye ngo nawe byuka, bivuze ngo niyo diplome yawe igihe kirageze ngo ibone akazi, kuko Uwiteka agukuye mu bushomeri aho wari uryamye. Nababwiye ko hari indyamo turyamamo tutishimye, niyo diplome aho iryamye ntabwo byishimiye. Bivuze ngo rero Yesu ahagurukije diplome yawe, nawe garagara mu bandi ubona akazi, wambare nk'abandi, urye nawe uhage, kubera ko Yesu akuye umunyakibi mu byawe. Birashoboka ko nawe uheze ku musozi w'ubugumba, musozi w'ubugumba ukumereye nabi, ihangane. Yesu aravuze ngo nawe heka nawe uberwe umubyeyi, bareke kuvuga ngo uri igicamuryango, bareke kuvuga ngo uri ingumba kandi utari ingumba. Yesu akuye umunyakibi mu rugo rwawe, icyaguteye kuba ingumba kandi Imana itarakuremanye ubugumba, icyo Yesu nicyo akuyeho, yishe gitera kuri ubwo buzima bwawe. Ngaho byarawororoke ugwize umuryango, kuko Yesu ariko avuganye nawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Twagiye duhura n'ubuzima tudakunda kandi tutishimiye, atari uko natwe twari tubishaka, ahubwo twarinjiriwe. Ariko ijambo rirambwiye ngo umucyo w'Uwiteka urakurasiye, ngo nawe urabagirana. Igihe nk'iki Imana igukuyeho agasuzuguro, igihe nk'iki Imana iguhaye ijambo, igihe nk'iki Imana ikomeje amaboko yawe, igihe nk'iki Imana iguhaye iterambere, kubera ko umunyakibi yavuye iwawe kubera umucyo w'Uwiteka ukurasiye. Ijambo ryongera rirambwira ngo babahungu babakurenganyaga ngo bagiye kuza bikubite ku birenge byawe, nta kindi kigiye kubitera, ni umucyo w'Uwiteka ukurasiye. Aho wabereye mu bibazo, aho umucyo w'Imana ugeze uhindura ibintu, aho Imana igeze ikora ibitangaza. Ibyo igiye gusanga iwawe ntabwo izongera kubihasiga, irasiga ibitsembyeho, kuko niko ijambo ritubwiye. Irasiga ikuyeho izo ntambara, irasiga ikuyeho ibigeragezo n'ibibazo. Ngaho nawe higura imihigo yawe, kuko umunyakibi Yesu yamutsembyeho. Imana itugirire neza. Turasoreza ku ijambo riri muri Zaburi igice 12 umurongo waho wa 6. Zaburi ibice 12 umurongo waho wa 16. Umurongo waho ni wa 6. Harambwira ngo umurongo waho wa 6 harambwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni ko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira inkoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe karindwi. Aleluya. Hama iyi Zaburi nayo iraduhumurije muri aka kanya, iratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, tukimara kunyagwa, tukimara kwisanga mu bibazo tutiteje, tukimara kwisanga mu kaga tutazi iyo byaturutse nuko byagenze, iyi Zaburi iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro twaranyazwe, ariko Data wa twese aho twanyagiwe yarahabonye, kandi naho byapfiriye arahazi. Niyo mpamvu azanira ihumure kuri iri jambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Irabizi ko twaranyazwe ntitwishima. Unyazwe urugo ntabwo wishimye, unyazwe amafaranga ntiwishimye, unyazwe imiryango ntabwo wishimye, wambuwe agaciro wari ufite ntabwo wishimye. Ariko ijambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo no gusuhuza umutima k'umukene, ngo none aha ndahaguruka ni ko Uwiteka avuga. Uwiteka ahagurukiye kuza kugushyira mu mahoro. Uwiteka ahagurukiye kujya kwivanga mu byawe. Uwiteka ahagurukiye kugarura icyubahiro cya Yakobo mu ruhande rwawe. Uwiteka ahagurukiye kuza gusa n'ibyawe byasenyutse. Uwiteka agarutse kongera kukuremera ubuzima buzima, kuko wari ugeze ku iherezo ry'ubuzima, ubona uri kuri finali byararangiye, ubona nta cyagarura ibyawe. Ariko ngo kubwo gutaka k'umunyamubabaro, mu munsi watakiye Imana yarakumvise. Igihe wasengeye uririra Imana uyitakira yarumvise. Niyo mpamvu ivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ibyakubabaje Imana yarabibonye, icyaguteye kubabara Uwiteka yarakibonye. Aravuze ngo arahaguruka. Amina, haleluya.
Uwiteka ngo arahagurutse aje gushyira mu mahoro. Aho wabereye mu ntambara ni kera, aho waririye utangira uguhoza ni kera. Haleluya. Aho wabereye ku musozi ni kera, ariko data wa twese afite ibambe, kuko yavuganye nawe ko atazaguta, kuko yavuganye nawe ko atazakureka, kuko yavuganye nawe ko akigukunda. Aya masaha arahagurutse. Imana ihagurukijwe n'ikibazo cyawe wayibwiye, Imana ihagurukijwe n'agahinda kawe wayiganyiye, ariko aravuze ngo none aha ndahagurutse. Ndagira ngo wizere aka kanya Uwiteka avuganye nawe ko ahagurukiye ikibazo cyawe. Amina, haleluya. Imana ihagurukiye ikibazo cyawe kugira ngo igikemure. Imana ihagurukiye umuryango wawe kugira ngo iwushyire kuri gahunda. Imana ihagurukiye ibyawe byanyazwe kugira ngo ibikugarurire. Imana ihagurukijwe no kugira ngo ikwishyurire ayo madeni iri kubona ntako byagenda. Ya waravuze ngo uko byaba kose ugiye kuzatoroka kugira ngo batazagufunga, ariko Imana irareba kuko ko wayiganyiye, wamaze kuyifata nk'umunyambaraga mu ruhande rwawe, ubona ko ifite imbaraga n'ubutwari byo kukwishyurira ideni. Umwanya ngo irahagurutse ije kukwishyurira ideni kugira ngo nawe ugire amahoro, kugira ngo nawe ugire umutekano. Icyakubujije amahoro cyose nicyo gihagurukije Imana ku ntebe, nicyo kinyeganyije imbaraga z'Imana zije gukora ibitangaza mu ruhande rwawe. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Imana ngo ije gushyira mu mahoro uwo bacurira inkoni. Imana ije gushyira mu mahoro uwo bumva ko atabaho. Imana ije gushyira mu mahoro uwo babarira iminsi ku ntoki. Imana ije gushyira mu mahoro uwo bavuga ngo azapfa kuriya. Abo bavuze ngo uzapfa kuriya rero, icyo babona kidashoboka mu ruhande rwawe, icyo nicyo Uwiteka aje gukora, icyo nicyo Uwiteka aje kugaragaza. Mu bavuze ngo uzapfa utyo, mu bavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, mu bavuze ngo uzapfa udashyize imugongo, ibyo byose nibyo Imana ihagurukiye kuza gukora kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo, yereke rubanda ko yavuganye nawe. Imana yacu ishimwe. Imana ni mutabura uko ibigenza, Imana ni rubasha. Natangiye mbabwira ntiri jambo rifite umutwe uvuga ngo ihumure ku bantu bihebye. Ndagira ngo uhereye none ugarure icyizere ku Mana. Ndagira ngo uhereye none wongere wambara imbaraga zo kwizera, kuko ijambo rikubwiye ngo ije gushyira mu mahoro uwo bacurira inkoni. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Hama rero ijambo ry'Uwiteka Imana yari yansize ku mutima kubwira abantu banteze amatwi n'abanyumva, ni ijambo rivuga ngo nihumure ku bantu bihebye, abantu bagarurira Imana icyizere, abantu bongere bafata intwaro zabo basenge ngo kuko Imana ije gusohoza icyo yavuganye nabo. Imana ije gushyira mu mahoro abantu bayo. Imana ije gutabarije kurengera, kuko imbabazi z'Uwiteka Imana ziracyariho, ntabwo zashize, ntabwo zaheze. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi ibaha umugisha. Hama rero nagiraga ngo mbahe nimero ya telefone waba ushaka kugira ngo dusenga n'Imana, nangwa se ufite icyifuzo, nangwa ukagira icyo wabasha kumbaza kubyerekeye ijambo ry'Imana wumvise. Nimero ya telefone 0788 92 2 Iyo ni nimero yanjye ya telefone. Ufite icyo wambaza cyangwa se ufite icyifuzo twasenga n'Imana, Imana igakomeza kubana natwe. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusenge kubwira ijambo kugira ngo uwo ari we wese wumvishira ijambo abashe kongera kwambara izindi mbaraga zo gusenga, Imana ibashe kuba mu ruhande rwacu. Mana data wa twese, uringa bidukingira ku manywa na nijoro, turagushimye kubwira ijambo ubwoko bwawe butagiye amatwi bukaba bwumvishe. Ngwino wongere ubahe imbaraga z'umutima, ngwino wongere ubahe imbaraga zo kwizera, kandi Uwiteka Imana ubongere inkomezi muri ubu bugingo, kugira ngo ubahe imbaraga zo kugira ngo barindire icyo wavuganye nabo, kubera ko uri Imana ivuze ko uje gukurengera no gutabara. Bagira ibyiringiro byo gutegereza no kwihangana, kugira ngo uzasange bakiri bazima kandi bakiri mu mwanya wawe wo kwizera no gusenga, maze nawe ubashe gusohoza icyo wavuganye nabo. Urakoze kuko uri Imana igiye kubafasha, urakoze kuko uri Imana igiye kubashoboza, urakoze kuko uri Imana ibitayeho. Mu izina ryawe gira Yesu urakoze. Amen.